imbemerutse gukurikira abantu benshi baganira ariko mwumva inkuru zivuga ku muzamu wa APR zitwa Ishimwe Mari Pierre abantu barazivuga mu buryo butandukanye. Version ya APR yatangazaga ko umukinnyi yavunitse agiye kwitabwaho mu gihe cy'amezi yari bavugaga abiri. Hano bagavuga bati reka da tabwo Ishimwe Pierre ari mu bihano cyo kuboneka cyo ntabwo nacyemera kuko yavunitse ryahise. Yavunitse cyo kuboneka cyo Pierre baramuhaniye uribuka bamuhereza mu ntare kubera ko yakerereye imyitozo bamushinja discipline nke no kutaba concentré ku mikino imwe uribuka ko ari bamutsinze ibitego bibiri mu Bugesera bavuga bati ntabwo ari concentré pe babonaga adahari. Banavuga kandi na match zari zabanje icyo gihe ikitore bamutsinze igikombe cya police batwara igikombe cya Heroes arwana umupira na Yunus arwana na Yunus batamaze imisi atitwara neza mu izamu reka tumucisha akanyafu ko kumuhereza muri bano bana b'intare agenda yitekerezeho nko kumushyira muri rehab kuko buriya umuntu ashaka kuvuga ngo urabona nka Dauda kujya mu ntare ntacyo byari bimutwaye. Dauda ni umunyamahanga nta muntu umuserereza ariko Pierre wazamukiye mu ntare Pierre wakuriye Kicukiro umaze gukina imikino mu kipe y'igihugu umaze gufatira APR imikino myinshi akisanga mu ntare ni igihano gikomeye cyane kugira ngo nyina byumve ko agiye gukora imyitozo mu ntare muri barabana abenshi bamureberaho byaramugoye. Hanyuma yakoze imyitozo inshuro nk'ebyiri bukeye bwaho tubona itangazo rya pe bavuga ko yagize ikibazo cy'imvune azamara amezi 2 urumva 2 abantu bakavuga bati se yavunikiye mu myitozo y'intare niyo yamuvunnye bikaba bitumye ajya kumara amezi 2 ese ni imvune yarasanganywe wenda akaba yatonekaye akaba yavunitse ugasanga rero ntabwo itangazo rya APR icyo gihe yari sobanutse kuko buriya nk'umukinnyi wagize imvune baravuga bati Mbappé cyangwa Rafinha yavunikiye mu kipe y'igihugu ubwo Brazil ikinaga n'Ubufaransa bakavuga n'ubwoko bw'imvune yavunikiye byose Jambier bakavuga n'igihe gutyo na scenario yo kuvunika ko bakayisobanura bavuga bati n'umudefanseri aramukandagira nibi cyane ariko hano mu Rwanda yabona ngo yaravunitse gusa yavunikiye yavunitse iki urumva ntigera bisobanutse cyo gera bituma abantu bacukumbura baribaza ese ubundi umukinnyi muri APR y'umukinnyi yavunitse niyo waba uri kumbago ugomba kuripotinga ku myitozo ntabwo ukora imyitozo ariko abandi bagomba gukora uraho urumva se kuno bimeze ura nka Clement ejo bundi yaravunitse yakoraga imyitozo ariko yajyaga n'abandi bakinnyi bavunitse bajyayo n'abadawo babaga bahari ariko Pierre nta kigera ishyorongi acyakandagira nubwo yavunitse tuvuga ko yenda yavunitse we katakandagira kandi abandi bavunitse bajyayo bivuze ngo Pierre rero birashoboka cyane cyangwa se biravugwa ko nta mvune afite ahubwo ari mu bihano APR yamuhaye kubera discipline ye yarenzeho kuba mbi kuko ngo hari ikosa akora bamubujije inshuro 3 arisubiramo ikosa ryo mu kibuga si hanze hanze y'ikibuga cyane cyane bivugwa ko harimo kugumura abakinnyi b'abanyamahanga cyangwa se kubafasha kutitwara neza bano ba Dauda bino bibazo bya discipline byabo abibafashamo bituma nyine kubashyira muri ayo mafuti kuri aba Dauda ari ingenza ziba zibareba buryo bitwara hanze y'ikibuga nko kuba abapasa imipira myinshi rero abafasha kuba bakisha izo ngenza nko kuba abapasa imipira myinshi izo pase bakina na se umuzamu gupasa umuntu w'imbere bakavuga bati Pierre kuki tukubuza ibintu ukongera kabisoro ura Pierre ari mu bakinnyi ngo bakunzwe pe n'ubuyobozi bwa pe abayobozi ba pe bakuru baramukunda cyane n'umuzamu mwiza ubundi mu ikipe yari yose ku isi hari abakinnyi bakundwa babiri. Uwa mbere ni umukinnyi wazamukiye muri akademi y'iyo kipe, uwa kabiri ni umukinnyi mushya. Pierre yazamukiye muri akademi ya APR kuva yayigeramo ntarahusha igikombe cya shampiyona igihe cyose yagitwara mwiga ko yaje muri cya gihe cya covid atwaye bitandatu byikurikiranye ibi byose batwaye ari mwizamu. Ariko rero nyine Pierre nk'umuntu uzi Kicukiro umugani wawe umuntu uza ahantu hose uretse n'icyo Pierre ashimirwa kuba umukinnyi wiyemeza ikintu kandi akakigeraho. Hari igihe cyageze Pierre bamupropose atakiri n'umuzamu wa kabiri wa APR bamupropose kumugurisha muri AS Kigali kumutiza muri AS Kigali
aravuga ati yati nimunyihorere gende ndaguma hano nzarwanira izamu ryanjye kigiye bazanaga ba Paveri nzira bavuga bati wowe reka tukore ko uracyari muto noneho ugiye muri AS Kigali aravuga atoya mu byihorere ngenza akomeza ndwanira izamu ryanjye simyanze ntago masuzuguye ariko reka kiremira muri indi kipe kiremo imbaraga mu mandi mahirwe mu judging ku musaruro namaze gufata ibyemezo cyane icyo kintu rero wari uvuze nicyo kintu cyatwaye Makarista ari yanende Makarista wa Asman wari kit manager wabaye na kit manager ariko ngo ari mu ntamba nyine kit manager w'intamba witeka n'umuntu ukomeye ibyo bintu uvuze nijyo na posting buri gihe posting umuntu uzi Makarista ati Imana niyo nkuru umuntu uzi Makarista ukuntu yitwara mu buzima bwo hanze n'ukuntu nyine ari umuntu yamboneye iki ubura akazi Bujumbura byagorana noneho harimo muri mutara mundi mutoza w'umwene gihugu akirimo ba Cedric Amisi bagihamagarwa bano batara mu basaido bagihamagarwa kubura akazi byagorana ubwo rero Pierre w'ibyo biragoye kuko ubwo bari kureba uko yiseze zarangira byararangiye yiseze ntabwo urumva arahaseze itaha niba arahaseze itaha akse birumvikana ko bavuze ko ari amezi abiri se nashize akaba yari kugaruka mu myitozo amezi abiri yarangiye urebye igihe bavugiye ko yavunitse amezi abiri ari kurangira urumva rero birashoboka cyane ko iseza atazagaruka mu kibuga bakasesinga niba yenda sita azahaguma ariko ubwo birahura n'ibyo Axel watubwira kuvuga ngo umukinnyi w'umunyarwanda uzaguma muri APR umunyarwanda uzaguma muri APR sita nuzajyamo cyane azaba ari kuri calibre yayindi yo hejuru narabimenye namenye ko muri APR Football Club inama bamaze igihe bakora abakinnyi b'abanyarwanda bazaguma muri APR ngo bazajya bahembwa amafaranga ku buryo n'ibindi no uri umukinnyi mu cyiciro cya mbere uzajya umwipima akabwira ati ngwino ngutunga wango barashaka kubageza kuri level nk'iyo abanyamahanga bafatwa rwose bakabaha recruitment nziza ndacyaniraga ko nta bakabaha imishahara myiza bakabatetesha ariko mbere ko bagera kuri iyo level performance bazabanza bakubura abakinnyi bose bingwiza murongo leta overhaul basigarane babandi bajonjoye neza cyane ubwo izo njonjore nizo zizahembwa neza rero ariko zikukorana n'umuntu mukora bimwe ariko ugasanga nibyo abona n'ibyo ubona ejo bundi nahuye na Togwi muri alimentation ukunda kuguramo utuntu nijoro ari Kicukiro alimentation Axel adashaka kurenga wagira Axel arayikunda cyane niyo byabasake nazo yaba nk'imuhanga ayijemo mbona mwe muri hera icyo mbaza Axel arenga Kacyiru akajya kugura atimagarika ari akora iwacu ari iwabo alimentation no kubitema na Togwi ubu uri kwiteza imbere none ajya Togwi bamwita gute kuri Instagram kumbara yageze mara shopping navuga ni amafaranga ya APR kabisa ubwo rero mu by'ukuri abakinnyi ba APR nabo b'abanyarwanda bakeneye kujya babona kuri ayo mafaranga menshi kugira ngo nabo bazamure performance ariko bakaba babibona pari performance kuko nyine ugomba kubibona ubimerita rega ariko umuntu abakina mu gihugu ariko ari umu international ese Ramos gukina muri Real yakinaga imbere mu gihugu ariko ari ku rwego mpuzamahanga Clement uburyo akina umupira arusha abanyamahanga benshi baza nk'abadefanseri stile akitwa nimero ya mbere mu defenseur mu Rwanda kandi ari umwene gihugu akwiriye guhembwa nk'umu international agomba guhabwa amafaranga y'umuntu nyine akwiriye y'umuntu ukina kuri urwo rwego ariko none kujyamo abakinnyi tutarondorera hano turazi nk'abakinnyi bamaze muri APR nk'uyu mwaka batarabanza bona match nimwe ntabwo batarabona n'iminota barahari bicayemo gusa inshuti zanyeze kandi ugasanga kuri social media bavuga cyane oya wenda warakinye kubera imvune ya Claude amaze iminsi yaravunitse ahubwo se Hajis Ramadan bimeze Ramaboy Ramazani naravuga ati birakomeye hano Ishyorongi inshuti yanjye naravuga ati birakomeye ntabwo byoroshye ubwo rero APR bari gutegura match yabo na Muhanga bazakina ku cyumweru saa 12:30 namenye ko APR bakoze inama baravuga bati hasigaye imikino 8 kugira ngo shampiyona irangire yose no kwitsinda baravuga ati yose no gutsinda nta no kunganya ni win baravuga ati tubonye win 8 twatwara igikombe tutitaye ngo Elimeleke ni yakangahe ari ni yakangahe dutsinze imikino 8 isigaye 8 kwitsinda ni intego kandi koko APR yanazigera ariko biragoye 24 kuri 28 anagira ngo mamenyeje ko APR reka tujye muri fixtures zayo mu kanya gato cyane nyuma y'amakuru tuzinjiremo unarebe koko ese byashoboka APR dukomeze tuyiganireho cyane turebe imikino 8 sigaje twibwiza ukuri turebe
ese koko iyo mikino yose bayitsinda muri uyu munani harimo Al Hilal na Elmerek harimo Al Hilal na Rayon Sport na Mukura. Rayon Sport ngo yatangiye guteguza hakiri kare ari ku mahoro ngo batazaba ngo nta Mr irimo kuri anniversaire yanjye kuri 2/5 barimo inzara ngo bateguje kare ngo batazaba ngo Mr ngo nta Mr irimo wajya ngo save the date match kuri zinga watangiye kandi izindi match ko bazisimbutse uzi match basimbutsemo mu kwa kabiri mfitemo match nyinshi Kiyovu ko bari iri kubitugira bahumekeraho batangiye kuzana ibintu byo mu kwa ari amafaranga barayakeneye ariko Ferwafa ngo iri Bugesera ngo iri mu nama yo kwinegura ku bya FIFA series ariko ngo ibintu ngo bigiye kuberamo kandi ibindi hanyuma hari ibirego 3 biri muri Ferwafa biregareyo 3 twavuga ngo turebe kuri fixtures z'ikipe ya APR Football Club shampiyona y'u Rwanda ntabwo urazigeraho Sami. Shampiyona y'u Rwanda ku bijyanye na APR na Victor Zay reka nze nkurebere rwose biba byoroshye. Shampiyona y'u Rwanda se kugira ngo tunayiviremo rimwe kuko tugiye kwinjira muri za Murera na Kiyovu munsi na match ya Mukura match ebyiri Kiyovu Sport na Gasogi Mukura na AS Kigali. Mukura yashotorana mw'abantu mwe yagize ite Mukura nabonye bapostinga match bafite na AS Kigali baravuga ngo Mukura versus Kigali FC. Fixtures za April nazigeze banditseho Kigali FC Kigali FC yajya bimaze iminsi nyine byo gushakira izina ikipe y'umujyi Gatera Musa byari byayenze bite imini Gatere Dim yarabishaka babikoraga babishaka dore ngo Kigali FC vs Mukura Aperi ni Muhanga ni ibanze Mukura yacu ishotorane yagira umva Fixtures ariko nayo no kuyinyuzamo itorosha Mukura igomba gutanga ibisobanuro ku bakunzi ba umva match za Aperi za match ya Muhanga igatakaza match ya Etincelle mu rugo igatakaza match ya Marine ya Muhanga yo bakwiye kubitanga shotorane mu kibuga Mukura igomba gutanga ibisobanuro byanditse ibiha abakunzi bayo umva rero APR twayibonye APR munsi ku cyumweru ni Muhanga 5 z'ukwa kane yego kuri 18 APR irasubira Rubavu gukina na Etincelle kwa Beken muze Bekeni 18 oya buretse gato bivuze ngo Etincelle na APR barakina match nk'eshatu zikurikiranye kuko baratomba mu gikombe cy'amahoro kuko tariki 21 bazakina match ibanza igikombe cy'amahoro bivuze ngo bazabayo icyumweru cyose kuko iyi Rubavu Rayon nayo izabakinya Rutsiro kuri 19 erega ni weekend ya Rubavu zizongera gusubirayo bagiye weekend ya Rubavu so kuko numva ari icyumweru cya Rubavu yawe nasere yibiza ngo bakaza nk'ingeri tegura urundi rutoki amafaranga aravahera ntabwo ari weekend ya Rubavu bazongera kujyana niba 18 na 10 umuborogo narize ngeze muri geto urahagije icyo maza buretse gato 18 Etincelle na APR 19 Rayon 21 APR nanone isubireyo noze muzagaruka mu gihe n'icyumweru cya Rubavu niva kuri Etincelle APR kuri 25 izahita ijya Muhanga gukina na Mukura kuko ntabwo bakina kuri Kamena ntabwo izaba yakabonetse mu kwa kane oya ntabwo stade ntabwo izaba yabonetse bazasura Mukura ubwo ni Muhanga of course nava kwa Mukura derby ebyiri z'ukwa gatanu derby mu mahoro zirindwi Al Hilal mbega features Mukura Rayon Al Hilal nukuva ngo mu minsi kuva kuri ebyiri kugera ku 10 mu minsi 8 APR ifitemo Rayon Al Hilal na AS Kigali bro mu minsi 8 Nikora Kigali kuri 10 z'ukwa gatanu izayitakira Rutsiro kuri 17 ikina na Elmerek kuri 24 z'ukwa gatanu isoreze kuri Gicumbi ahubwo mu mikino isigaranye mu mikino 8 imikino 2 niyo wavuga yoroshyemo Gicumbi na Rutsiro na Muhanga Muhanga 3 indi 5 ni Elmerek ni Al Hilal ni Mukura ni Rayon ni AS Kigali iyo ni APR n'umukandida ya gutsinda imikino 8 Tarebo se araga ko yasinda yose nabyo mbona kuri Tarebo harimo twazanganye ko mutega iminsi nyamara yabikora oya harimo twazanganye akunda kunganya cyane we ni igikombe azagitwara azanganya ari niyo azatsindwa ari ntabwo azayitsinda Al Hilal namenye ko ngashaka kwitsinda match Al Hilal yo ngo imenye ko ari Rayon Sport na APR borabirya
buriya yakoroshya za Rutsiro zikayibonamo igitego ariko imenye ngo ni APR na Rayon Darkonovic nawe avuga ati ndayirasa. ubwo rero muri match z'uyu munsi nazo ebyiri zihari ikipe ya Kiyovu iby'uburana byose byahari ingingo imenye ko rwose yitwa Gasogi yo yarayirangije ni igisebo isiko Kiyovu rero ko gutsinda Gasogi muri shampiyona muri 2021 imibare naho se nkora bajyaga kuko burya nacyagiye Kiyovu imeze neza ishaka igikombe ntiyatsindaga Gasogi cyane. Gasogi nahoze yarayitsindaga ndeba match 14 Gasogi nahoze ndeba yatsinzemo 9 ubwo nyine abayovu babakuramo imwe ziba 10 izindi barazinganya uri kumva ntigishobora pe na match heruka ugiye kureba icyitwa head to head Gasogi yarayitsinze ubushize yaratsinze kimwe yatsinze mu mahoro ubanza byari 2-1 ugasubira inyuma Gasogi yarabatsinze 4-2 muri 2024 kimwe 2024 2023 kimwe ukagaruka nanone 2023 ubusa ku busa ukamanuka Gasogi 3-1 itsinda Kiyovu 2022 Gasogi 2 ku busa Kiyovu kimwe Gasogi Kiyovu ubwo Gasogi Kiyovu kimwe ku busa yeruka gutsinda Gasogi 2021 tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2021 bitego 4-1 bya Saba Robert yatsinzamo 2 icyo gihe Saba Robert iri nyindi Sarehe na Babo na Samson Babo ibuka icyo gihe Babo muri Kiyovu na Sarehe nyindi Saba Robert 2 nari nyindi Sare yo match ndayibuka nayo Cyuzuzo Emega yari yabonye ikete y'umutuku ku minota 34 banyuma icyo gihe Gasogi abantu bayikinagamo Kikoyo niwe watsinze penalty aya bayovu imbere ya Gasogi iyo match ko niyabereye ku Mumena Cyuzuzo Emega yarabona ikete y'umutuku ni igisebo abayovu ni mudatsinduye none Kenise Jose yidoga aravuga ati sinshaka umuntu umbwira ibintu bya Kiyovu kuko iyo ni match barabaye ese mwambwira Kenise miliyoni 2 araziverishije oya nawe araziverisa oya ntabwo araziverisa kandi ntabwo byamubuza gukina nta kibazo kandi muri bya birego bitatu nkubwira harimo n'iki kiri muri Ferwafa yarabisobanuye ngo kuba ataraziverisa ntabwo bikuraho ntabwo byatuma nyine agakina impamvu yarajuriye uvanga ikirego cye cyari mu bujurire ntabwo aragifataho umwanzuro niyo mpamvu yemerewe gukina ataranazitanga miliyoni 2 nta kibazo rero ni umuhanga cyane yabatereka njurire ndeba aho bigana kugira ngo shampiyona ibigende urumva urubanza rwa ubwo twagiye no kuri match ntegereje kizarubaho rwose ubwo nuvuga ngo muri Kiyovu rero ko bimeze kocha Wade indege yaramusize Mariki Wade indege yaramusize ari Dakari rwose muri interview numvisha abagenzi bacu kuri disc ku munsi w'ejo yavuganye na Leonidas aéroport international Blaise yaravuze ngo j'ai raté mon avion nuvuga ngo indege yaramusize sinzi ko byagenze iramusiga we na Jambo yari ari Dakari